I love you. Oh. Mommy love you so much. Okay? Ijana umwana gusenga n'uburenganzira. Hey! Hari urwo nzabatera story nasengeyemo muzaseka mupfe. Nasengeye mu rusengero rw'umukozi wa Satani pe. Icyo cyo ndagihamya. Nari nkiri umwana cyakora nyuma nza gufata icyemezo cyo gushaka kuvayo, nshatse kuvayo nteze uburwayi bwo gupfuka umusatsi, iyo ushatse kuvayo bagutera uburwayi. Kandi akaba afite ubushobozi bwo kubugukiza Mayra wa Mata Sheri. Kandi akaba afite ubushobozi bwo kugukiza ubwo burwayi kugira ngo wumve yuko akoze igitangaza. Uri kumva amfura umusatsi ngo aneze ngo yo gupfura umusatsi. Narasenze Uwiteka Imana ageze harabikiza, ariko icyo nababwira shaka kujya kuzenga boda baby shark. I love you. Oh. Kazi inshingana benshi hari ababyeyi usanga muri mwene ibi bintu by'amasengero y'inzaduka b'i Kigali usanga batakiba mu rugo kandi afite abana b'impinja, ariko umva agashaka umukozi wo kubarera, umubyeyi akava mu rugo kwa gatanu akazagaruka kuwa mbere, ariko ibintu mukora mu mwumva biri mu bwenge. Waba uri gusenga Imana ya hehe koko? Iyo Mana itakugira inama, Imana itaguhumura amaso ngo umenye inshingano z'umubyeyi ko ziba zigomba kumera, ntago iyo ngiye aba ari Imana y'ukuri. Ugiye mushishoza, niba umupasiteri akubona akabona agomba kuguprofita, agomba kukwiba ubwonko, agomba kukwiba wowe wese ku buryo usiga abo wabyaye ukabatererana. Kwagiye kubasengera, wabasengera uri no mu rugo, ahubwo ukora icyumba cy'amasengesho mu rugo ujye ukiraramo, ariko umenye ngo ndi no mu rugo ndi kumwe n'abana. Umwana nashaka no kukirara maze muraranemo. Ariko ibintu byo kwirwa murindagira mwirukanka, mwagiye kwirukanka inyuma y'abantu, mwafasha abapasiteri banyu mubagira ibigirwa mana byanyu, mwafasha abantu murahungabanye, mufite ihungabana n'ubwoba bw'ahazaza, abantu mwataye umutwe, abantu abapapa nizera ko mwatanze indabo. Sinaho hiriya Kabanga mwabonye ko no kuri eglise baduhaye indabo. Byari bishyushye, abapapa mujye mutanga indabo, sibyo? Mujye mukora ama surprise abamama. Mama n'abantu bakomeye cyane, kandi ku mubyeyi n'impano ikomeye n'ukuri. Good morning guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Twari twaraburanye n'ukuri, ndi hano mu gikoni, ariko it's okay, ndahari nagarutse ko nagomba gukora vlog kandi hakazamo imirimo yo mu gikoni, mbona sinabishobora, ngomba kubijyana. Mbere na mbere umunsi mwiza w'abamama, ku bamama mwese. Nukuri ko umumama n'ubutwari, abagabo ntabwo bakunda kubyumva cyane cyane abiwacu, ariko ko umumama ni ubugenge ndababwiye. Ni ibintu bikomera cyane, birakomera pe. Abamama nitwe tubiziranyeho, nitwe tubasha kubyumva ko akenshi umuntu ari muri situation nibwo abayibona n'ubu yumva neza. Ariko vama mbifurije umunsi mwiza, Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ikomeze ibahe ubutwari, Imana ikomeze itugirire neza n'ukuri, ikomeze itugirire icyizere, ikomeze iduhe imbaraga, sibyo? Abamama ni abantu badasanzwe, muzareba neza imiryango myinshi ikunda gutera imbere n'imiryango ifite abagabo bumvira abamama abagore babo, kubera yuko abagore kubera ukuntu turemye dufite inshingano nyinshi zo kubyara tukarera abana. Imana yaduhaye impano y'ubwenge ituma tugira ibitekerezo byubaka, ibitekerezo nyine bisobanutse biteza imbere umuryango. So rero nabagira inama mwabagabo mwe muri kunyumva ako kantu n'agahinti mbambibi, sibyo? Mujye mwumvira inama z'abadamu banyu. Abagore tugira inama nziza, nuko abagore bacu tubagira imyumvire ipfuye yo kumva ko umugore nta kwaka komeza kukubona muri ya sura yenda. Sometimes akenshi nk'iyo mama twite hari nk'igihe usanga ubwenge busa nkaho butagize. Iyo umuntu atwite hari ibintu byinshi binduka kuri we, harimo n'imikorere y'ubwonko. So rero ugasanga nk'umugabo niba yarakubonye muri iyo eta, ugasanga akoze ikosa na nyuma yo kubyara akomeje agufashe kwa kundi. Ariko abagore ni abantu badasanzwe n'ukuri, kandi biriya bigira igihe cyabyo cyo gushira, ubwenge bukagaruka ku murongo, bukongera bugafata imbaraga zabo. So rero mujye mwumvira abagore banyu, abagore bafite imitekerereze iri hejuru cyane. Ni impano Imana yaduhaye, ni igihembo Imana yaduhaye. Iyi ni ikintu njya nsabira ababyeyi, ndavuga ati basi Imana izaduha ijuru n'ukuri, kuko umubyeyi n'ibintu bikomeye. Hi beautiful. Oh my goodness, aluko mana jani mami. Yeah. Wow. Thank you. Oh. Oh, you're so cute. You're so cute.
So, Princess Ella courra vers la reine et la serra fortement dans ses bras. Merci beaucoup, dit-elle souriante. Ce sac est vraiment le sac de Mélène. Vous allez tout à l'heure coucher Mélène. Tu as vu tes bras qui l'obsèquent. Jolie princesse. Yeah! So guys, ngayo gukorera umwana abanshira mu ijambo ariko it's okay. Umwana n'umutagatifu. Nibyo ndi kubabwira ko umubyeyi n'intwaro ikomeye kandi ni ibintu bikomeye cyane. Nukuri turi abantu bakomeye mu gihugu. Uyu munsi abapapa mwese mutanga indabo mugende mugururura. Kugururura ubwo ngubwo bikunaniye kandi muri sekirize. Je bababwira muri sekirize nk'imyaka 3. Anja ko barabyihuza ibifuti azaje kandi mujye mwirinda n'amafuti. Singombwa gukora amafuti kugira ngo umuntu akubabarire. Ugako kahagaciye. So rero ngayo ngo umunsi mwiza ko bamama mwese ku babyeyi mwese n'ukuri turabubaha kandi turabakunda Imana ibaha umugisha. Murabona? Ngo warangigiye. Nawe namucikira. You're so cute. I love you. So rero ubwo twakomeje. You need something? Yes? Mama? Oui? Mama, Zene. Okay. I will give you something, okay? Okay. Daj. Gondaje. Ndakukunda. Genda gahoro. Nuko nari nkomeje. Ubwo rero mu iki gitondo nkuko mubibona turi ku cyumweru sibyo tugiye kujya gusenga njye na mwiza wanjye ni 3:00 ariko ndi 4 twakabaye duhagurutse cyangwa se wenda 4 kuko dutangira 5 kuri eglise twakabaye duhagurutse na 4:30 mfite iminota 40 hano mu rugo iyo minota 40 ngomba koza bino byombo abandi muntu ugomba kubinyogereza ngomba kubyoza ngomba gutegura breakfast mata tukagenda tunyweye. So ubwo rero byose ni ibintu ngiye gukora tubana ariko tunaganiraho gatoya hari ikintu nshaka kubabwira kuri iki cyumweru turaza no kugendana no ku kiliziya kuri eglise hose turaza kuza kubana. Guys mumeze gute? Nkuko nari mbibabwiye rero ubu ngubu nsoje akanya tuvugana nsoje koza ibyombo birabyombo bya biri nyuma yanjye nsoje no gutegura breakfast mwiza wanjye ari kwinywera amata ngiye kwambara nitegure ntegure n'umukobwa wanjye tugende iminota yatujyanye. Reka mbabwize ukuri nari maze kubabwira nti ndifuriza umunsi mwiza aba mama ababyeyi n'abantu bakomeye Imana ibaha umugisha ibahe ibyiza byose mwifuza n'ukuri komeze ibaha ubwenge n'imbaraga zo kurera abana bacu ko tubyifuza. Ariko kandi tugiye gusenga tugiye guterana ku rusengero ubwo ngubwo nkira aho ngaho abantu bafungiye insengero mwihangane cyakora birababaje ariko sharika mbabwiza ukuri nababajwe n'ukuri mu Rwanda bafunze insengero kumva bagafunga insengero z'ukuri bagasiga insengero inyinshi basize 90% n'iz'ibinyoma kubera ko insengero z'ukuri zari bize zisenga abenshi abari n'abantu badafite ubushobozi ntago baba bafite ubushobozi n'abantu baba bashaka Imana by'ukuri noneho ugasanga ababajura cyangwa se abatagambiriye icy'ukuri babonye umwanya wo kwiba barubaka bagira gute baratunganya aho bari nyine. So rero niyo mpamvu ntago bo ingaruka z'ibituzuye zabagezeho ariko babandi bakoreraga Imana basengeraga igihugu bari bafite akamaro gakomeye ku gihugu barabasengeye kuko nta bushobozi baba bafite ntibabonye n'umwanya wo kwiba. Gusa icyo navuga imbogamizi ni nyinshi rero sinzi ukuntu abonye kari akantu ko kuvuga ngo bafunze grocery ngo bayifunze ndavuga okay abantu bihangane nyine ibintu bikomeje gufata indi ntera ariko kandi buri ibintu byose biba bifite impamvu. Nabonye abantu muri comment bari kuvuga bamwe ngo fire ngo devil is a liar ibintu byinshi cyane abandi bari kuvuga ngo agasanga umuntu ari turu yaravuze ngo yarabyeretswe ngo ko Julienne ngo ari iki abantu shamugira menshi. Gusa ntago tuzi ukuri sibyo ntago tuba tuzi ukuri ntimuka judging sibyo ntimuka judging ariko icyo nababwira mujye mushishoza sibyo kuko insengero z'ibinyoma nazo zirahari kandi abantu nibo baziyobora kandi abantu baziyobora ntago bafite uburenganzira bwo kuzavuga ngo ngiye ngo ndi umukozi wa Satani aravuga ati ngiye ndi umukozi w'Imana akanavuga Yesu
gusa hari ibikorwa bidufungura amaso bigenda biba bikakwereka yuko koko ibintu urimo ntaho biva ntaho bijya. Ufashe umwanya ukanaliza ibintu, imyitwarire y'umuntu n'iki n'ibyo akora, ubona ko hari icyo Imana ibishaka nko kuguhishurira. Ahubwo abantu benshi ntago mufite icyizere cyo kumva yuko namwe Imana yavugana namwe. Ntago mwahaye Yesu ikaze mu buzima bwanyu kugira ngo mwumve ko namwe yabavugisha, yabasura. Mwafashe icyizere mwagahaye Yesu mu gihe abantu mugishyira ku bana b'abantu, mwumva ko nibo bagomba kumanajinga imyitwarire yanyu, nibo bagomba kumanajinga gahunda zanyu, nibo mugomba kumvira muzi inshingana. Benshi hari ababyeyi usanga muri mwene ibi bintu by'amasengero y'inzaduka b'i Kigali usanga batakiba mu rugo kandi afite abana b'impinja, ariko umva agashaka umukozi wo kubarera, umubyeyi akava mu rugo kwa gatanu akazagaruka ku wa mbere. Ariko ibintu mukora mu mwumva birimo ubwenge. Waba uri gusenga Imana ya hehe koko? Iyo Mana itakugira inama, Imana itaguhumura amaso ngo umenye inshingano z'umubyeyi ko ziba zigomba kumera, ntago iyo ngiyo aba ari Imana y'ukuri. Ugiye mushishoza. Niba umupasiteri akubona akabona agomba kuguprofita, agomba kukwiba ubwonko, agomba kukwiba wowe wese ku buryo usiga abo wabyaye ukabatererana, wagiye kubasengera, wabasengera uri no mu rugo. Ahubwo ukora icyumba cy'amasengesho mu rugo, ujye ukiraramo, ariko umenye ngo ndi no mu rugo ndi kumwe n'abana. Umwana nashaka no kukirara maze muraranemo. Ariko ibintu byo kwirwa murindagira mwirukanka, mwagiye kwirukanka inyuma y'abantu, mwafasha abapasiteri banyu mubagira ibigirwamana byanyu, mwafasha abantu murahungabanye, mufite ihungabana n'ubwoba bw'ahazaza, abantu mwataye umutwe, abantu reka mbabwize ukuri ibintu muba murimo ntago ari byo. Ikindi kintu nababwira, mujye mumenya yuko Satani akora ibitangaza, ariko ntago byitwa ibitangaza kandi ntibitangaje. Kuba Satani yaguteza kunywa ibiyobyabwenge, yangiza agahindukira akaza we na mawe mwaje gusenga akavuga ngumva ngo n'umwana wawe mu ibiyobyabwenge, arabizi ko niba biguteje. Satani amenya ibyo dukora. Ibyo ni ibintu abapasiteri b'abajura benshi bakoresha b'abatekamutwe kugira ngo yibe imitima y'ababyeyi yayigarurire, maze ubundi bature neza, bamwizere, bamugirire icyizere, baza n'ifaranga. Kuvuga ngo pasiteri akubwiye ngo kumwana wawe ngo ibiyobyabwenge, byo nta gitangaza kirimo, kuko niba afite imbaraga z'imyuka mibi n'ubundi niwe Satani, niwe uteza iyo myuka mibi, niwe umuteza ibyo biyobyabwenge. Rero kubimenya nta gitangaza kirimo. Kuvuga ngo yabimukijije niwe wabimushyizeho, kubimukiza kugira ngo abone icyo akura ku mubyeyi, wumve ko ubuzima bwawe bwose ugomba kubaho muri mu mwenda, ibyo nta gitangaza kirimo. Mujye muhumuka kandi musabe Imana ibahe ubwenge mubashe gutandukanya abatekamutwe. Kandi umutekamutwe avuga birumvikana pe. Sinzi impamvu umuntu aguhagarara imbere rimwe kabiri gatatu akavuga ibintu yitwaje Imana, ariko amaso yawe ntarebe ngo ashishoze. Nuko mudaha umwanya Yesu, nuko mudaha ikaze Yesu mu buzima bwanyu, ngo abahe izo mbaraga zo guhishura, ngo abahe izo mbaraga zo kumenya umuntu ugomba kukuvuga imbere n'utagomba kukuvuga imbere, sibyo? Gusa icyo nababwira cyo, mujya mukomeza mushyiramo akantu k'ubushishozi, cyane cyane muri ibihugu byacu babikizamuka, usanga imbaraga z'imyuka mibi ziganje, usanga abapasiteri b'abatekamutwe barahari benshi cyane, insengero nyinshi cyane. Hari urwo nzabatera story nasengeyemo muzaseka mupfe. Nasengeye mu rusengero rw'umukozi wa Satani pe, icyo cyo ndagihamya. Nari nkiri umwana, cyakora nyuma nza gufata icyemezo cyo gushaka kuvayo. Nshatse kuvayo nteza uburwayi bwo gupfuka umusatsi. Iyo ushatse kuvayo bagutera uburwayi, kandi akaba afite ubushobozi bwo kubugukiza Mayra wa Matasheri, kandi akaba afite ubushobozi bwo kugukiza ubwo burwayi kugira ngo wumve yuko akoze igitangaza. Uri kumva amfura umusatsi, aneza indwara yo gupfura umusatsi. Narasenze Uwiteka Imana ageze harabikiza. Ariko icyo nababwira, sinshaka kuza muri na kamera n'aka kanya, ariko icyo nababwira cyo nuko mugomba gukaza imisengere yanyu, mukegera Imana, mugaha umwanya, mugaha ikaze Imana mu buzima bwanyu, sibyo? Mugakura abandi bantu hagati yanyu n'Imana. Mwafasha abantu mubashyira hagati. Yesu mufate umushyire hagati yawe n'Imana, biremewe kuko Yesu ni Imana, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko nufata umwana w'umuntu ukamushyira, abo bapasiteri banyu mwarabafashe mubashyira hagati y'umubano wanyu n'Imana, wagira ngo nibo ntumwa zanyu zigomba kubatumikira ku Mana. Reka mbabwize ukuri, Umwami Yesu yarabarakariye. Njyewe icyo nababwira cyo, muhumuke, mushishoze, mufunguke amaso. Nta kindi ndi buvuge kuri ibi bintu. Gusa icyo nababwira cyo nuko Satani arahari, kandi Satani yigisha avuga Yesu, Satani yigisha avuga Imana, Satani yigisha ari muri abo bantu bose twizera, mwahaye ibyizere, mwagize. Urukumva nta muntu wavugana n'Imana kukurusha wowe. Aho wenda nturasobanukirwa uburyo ushaka kuvugana nayo. Ntago uzi niba ikuvugisha mu ijambo bigishije uwo munsi, ntago uzi niba ushaka kukuvugisha mu butumwa bw'umuntu yakubwiye, w'inshuti yawe yagusuye akakuganiriza mu biganiro yaguhaye. Ntago uzi niba Imana ikuvugisha mu nzozi uryamye, ntago uzi niba Imana ikuvugisha mu bintu utekereza, mu mitekerereze yawe ukigira inama. Ntago ibyo mubizi, kuko ntimuha umwanya ubwonko bwanyu ngo bugirane igihe n'Imana mubashe gusobanukirwa.
ikintu nababwira cyo nuko mugombe mushishoze kuko Imana yacu irafuha, sibyo? Ngayo nguko rero reka nkomeze rero ndeke gutandukira. Uyu munsi turi ku cyumweru nko nayo mbibabwiye, tugiye kujya gusenga njye na mwiza wanjye, tugiye kubana twambara twitegura iminota yagiye, duhaguruke tugende turabana mu nzira, turabana mu rusengero. Ndaza kubereka ukuntu iteraniro ryacu riraba ryagenze, ndaza kumvisha ijambo ry'Imana turaba twizuye uyu munsi. Ni ukuri muze kuza kubana natwe, kandi abantu munyumva muri Montreal mujye muza duterane, sibyo? Mujye muza duterane, mudusure, tugira ibihe byiza cyane, turahimbaza mu kinyarwanda, umuntu ababyumva. Njye nyigera nabanje kugira imbogamizi kuko nasengeraga nyine kuri eglise duturanye ya Catholique, ariko sinumve igifaransa ari igikebekwa simbyumve. Cyakora icyo gihe nibukaga ibyo twavugaga mu Rwanda, abandi babivuga mu gifaransa, njye nkabivuga mu kinyarwanda. Nyuma ngeze aho nabyo ndabyibagirwa, ndacanganyukirwa. Ariko Yezu nyine yanyoboye ahantu, urusengero rwiza, tujya tugaterana tugahimbaza Imana, nkumva ntashye nuzuye imbaraga, sibyo? Nkumva ntashye nabaye mushya. Ndibuze kuza kwishimira kubana namwe, mwakoze cyane, Imana iduhana umugisha, sibyo? Singira uwo nkomeretsa mu byo mvuze byose, cyo nababwira no gushishoza, sibyo? Ntago njajinga, sinzi impamvu Imana babikoze biriya byo gufungira aba Grace Room, ariko kandi ubwo nyine Imana iborohereze niba koko ariyo yabatumye. Imana nyamana niba ariyo ibakoresha, ikoresha imbaraga zayo iborohereze. Naho ubundi bindi byo Satani ari mu bantu, kandi Satani akora ibitangaza. Mujye muhumuka amaso, ntibakadufatirane n'ihungabana tuba dufite, cyane cyane mu bihugu byacu usanga kenshi ariho umuntu, abantu benshi bagiye batera imbere bibatunguye, nyine umuntu agakira nyine nta hantu bivuye, wagakira nyine. Rero icyo gihe ntago umenya agaciro k'ibyo urimo uko bitwara. Kenshi ugasanga abantu bahorana ubwoba bw'ahazaza, kenshi ugasanga abantu nyine igihugu bafite ihungabana, abantu bafite sinzi nyine ukuntu biba bimeze. Ibihugu biri kuzamuka nyine biri gutera imbere, usanga ari by'abantu benshi bakunda gufatirana. Ariko kandi mujye mushishoza. Numvishe ngo amadini menshi y'i Kigali ngo abapasiteri babo gusanga ngaba spiritual father babo ngo bava muri Nigeria we. Nuko muri Nigeria rero haba Imana ikomeye. Ibyo nabyo mujye mubitindaho, simbizi, simfite ubumenyi bwinshi muri ibyo bintu, ariko mujye mubitindaho, mushaka ubusobanuro buhagije, mumenye impamvu, sibyo? Nta hantu Imana itaba, Imana ibera hose icyarimwe. Ariko niba umuntu ajya muri Nigeria akaba ariho kuri izo mbaraga z'abafada be n'ibiki, mujye mubitindaho, mushyireho akabazo, sibyo? Mujye mubitindaho, mushyireho akajya mushishoza, mufunguka amaso. Ibyo nibyo nababwira. Ibindi Imana iduhana umugisha, tuze kuza kubona naduhagurutse mu rugo, tugiye kwambara vuba vuba, twateguye imyenda yo kwambara, muze kure ukuntu turagenda twambaye, sibyo? Okay. You don't want? Ntabwo ushaka? Ntabwo ushaka? Guys, mumeze gute se? Nyitegurira rimbanije, njye namaze kwambara abura kurenza akantu gatoya n'inkweto no gutega iki gitambaro kubera ko umusatsi wanjye muribuka yuko ukuntu umeze. Nabuze umwanya, ariko nzawita hejuru sha muri vlog. Mwiza wanjye yagiye gutwika sha. Uratwika mu ki? Yatwika mu ki? Urambara iki? Kanzu iyi. Yo kwambara ikanzu ya papa arankunda. I love you, my daughter. Do you know, yes, mommy. Turabukomeje. Yeah. Mbere twigendere gushenga. Tujye gushenga mana yanjye we, ariko mana yanjye. Ariko ari umukristo. Ugomba gukurira mu rusengero. Babyeyi ni byiza kujyana umwana akagira ahantu akurira, akagira adresse. Nimba numva umuntu wese nabaye we narabikuye mu isengesho pe. Ndibuka ukuntu kera twajyaga turi abana mu rugo tugasenga tugiye kuryama, tugasenga na nyuma yo kuryama tubyutse mu gitondo twese tugahurira hamwe imbere yo kuryama nijoro. Kwambara ubusa.
tugahora hamwe twese mbere yo kuryama nijoro tukabanza tugasenga. Byaramfashije ukumva gukura nyine nkakura nzi ngo ndi umukristo w'umukatolike, hari uko ngomba kwitwara. Byaramfashije. Ni byiza kugira umwana wawe akagira ahantu abarizwa, akagira aho akurira, sibyo babyeyi? Iyo ngiyo ni inama nabagira. Mujya mujyana abana gusenga, bajye mu Sunday school, umwana akura n'indangagaciro na kirazira. Mwana ugiye kwambara ino bra. Cyane mwambike y'umukara. Mwambike ngiyi y'umukara. Ifite ireme. Simuri kunyumva rata. Ni byiza ko umwana agira ahantu akurira. Ni byiza. Kujyana umwana gusenga ni uburenganzira bwe. Ndiko ngo abantu batakubona. Eshute kibondo canje ariko mana muri iye uranga wowe kandi urumuri aho numenye igitwe. Batakubona we. Twabyutse dukaraba mu gicuku cya karekare. Ntakindi kintu twakoze. Ko twabuze ngo nitudakaraba mbere turaza kuza gukererwa. Agenshi gukaraba nibyo bidutinza. Nibyo bidukerereza. Hallelujah. 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 Amen. Avuga amen. Bae ntabwo ari ibyo kuryama turi kwambara ngo tugende. Hano rundi ndaza kwihutisha. Udukerewe turi mu biki? Baba ngo dukerewe turi gukora iki? Tunyarutse. This is a gift. Beautiful gift. Ana ka gift kashanisha keja wewe. Henge gift mushutu wacu yaduhaye. Wait. 4, 5, yeah, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, muri sama ni uzajya utwika neza hatarimo ibi bipira by'imbere. Look at you. Ariko semana yaje. Ego mujani. Yeah, beautiful. Ariko semana. Urambara timba. Wait, Myra, wait. Hey. Jumba bari. Niba mvuze ngo wait, niba mama avuze wait, mami abavuze wait. Tume wariko. Shoes. Sinshaka kuzishyiraho zanduye hasi. Ejo warazambaye. Nibyo binkerereza. Simwambika isi. Shoes.
iga yawe itoragura ibintu. Très bien. Yeah, yiyambitse shoes. Yeah! Hai nka nyamwiza. Akira amata. Apati. Ida abaduririmba tugiye gusenga. Guys, si sawa rero. Ngiye gukora ku mutwe. Ubundi nkubitemo agakweto. Duhita ducaho. Ibyo gutagarira biravuna, sibyo? Ubwo nicyo cyonyine nsigaje. Kwa kumusatsi wanjye narawusukuye sindawusokoza ngo nkukorere muhe fresher. Natinye nabuza akanya. So rero ngiye gutega igitambaro. Sibyo? Nkubitamo inkweto. Gera imbere. Ngiye gutega igitambaro nambara inkweto ubundi duhita tugenda. Nta mirwari mfite sindi kwireba ngo ndebe uko bimeze gusa uko biri kose. Inkweto nahisemo izi ngizi. You are beautiful. Yandi mami. Ay, gatoya. Guys, iki ni igishati cyanjye naguranye n'iyi shati irimo imbere hano. Ikintu cy'ikibyeyi cyiza cyane. Icyo ngiye kurenzaho hano. Ubundi komple ibe iruzuye. Mwiza. Titiri. Ngaho nguko rero mwakoze kubana nanjye sibyo mu myiteguro uko niko ngiye kugenda meze. Nta bya makiyaje turi ku cyumweru nabonye mbikagatiza. Daje ni hanagure gusa n'agaponje nsiga karabero ku munwa ubundi kayo ngo sibyo. Gendane rero turasohotse turagiye amasaha yatujyanye. Ese mara sherire bamara hinduye inkweto ndebe. Uragiye ukuramo inkweto ugiye kujyana gusenga dore aho zishize wambaye bodaboda. Ujye gusenga wambaye bodaboda. You changed your shoes. Mukobwa wanjye smart aragenda akihindurira inkweto akasenga. But you put on that one. Shaka kujya gusenga wambaye bodaboda. Baby shark. Bodaboda. Apati. Petit. Petit. So guys, ngaho ngukora mwakoze kubana nanjye ubu turagiye duhaguruka tugende. Bye. Tugende. Shaka kwigana. Shaka umuntu kuba udufite umwanya wo kujya muri ibyo bwibara bwa esikariye. Imwe one by one. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yeah, bravo. 10 11
12, 13. Whoa, Mara! Guys. Ngwino tugende. Turi kugenda Mara. Ari kwakerewe. 1, 2, slowly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Afite mu biki anagiye kugenda namira pe ugiye kunamira rero ugiye kuntesha umutwe tukiri mu rugo. Let's go Mayra there. Dore imodoka hariya I love you. Oh. Mommy love you so much. Okay? Mommy love you. Mommy love you. Mommy loves you. Sorry. What are you worried? Guys, tubonane. Sibyo? Kuvana kugera kuri eglise ni minota 21 cyangwa 18 biterwa nuko mutiyaje aramutse, ariko turongera kubona tugeze kuri eglise. Sindiyo? At the light, turn right onto Avenue Victoria, then take the first left onto Rue Mackenzie. Numva ko GPS bikubwira kugira ngo utanibagirwa. Ati ashaka kutareba neza, ariko baranavuga kugira ngo kuri right ndakata iburyo. Dore polisi hari imbere. At the light, turn left onto Rue Mackenzie, then take the first left onto Avenue Victoria. Ndabura iminota umwe cyangwa ibiri kugira ngo ngere kuri eglise. Adam. Muri metero 400 rero muri metero 450 ndabangeza aho ngiye. Ikaritsiye njemo iyi ngiyi. Murabona ukuntu klima imeze neza se, uduti turi gusa icyatsi. Twatangiye gusa icyatsi twazutse. Aka kantu ka arete rero ugomba guhagarara hano nta mikino. Dore kano kapa karavuga ngo hagarara amasegonda make, kongera ubundi ugashyiramo umuriro ugahaguruka. Tugeze kuri eglise guys, turishimira kubana namwe n'ukuri, sibyo? Turabana mu materaniro, ntabwo ndubereke byose, ariko ndashyiramo agace gato muri kuntu tugira ibihe byiza, kandi tuzishimira guterana namwe utaha abantu murikira mu bamoreyare n'ukuri turabatumiye. Kuri eglise ni ahangaha tugeze, ariko kubera ko nta parking zihari, harantu ngiye gushaka parking ruguririya mu kibuga cy'amasoko. The destination is on your right. Arrived. Tugiye kugenda duparike ruguririya, niturangiza tugaruke. Ntabwo ari kure ariko ni hano imbere gatoya. Ari parking nini cyane kandi idafite ikibazo na kimwe. Wese yemerewe, murabona mbere kuningana. Dohora amasoko ya za Walmart za biki rero uba wemerewe kuza ukahaparika. Do urebe zose ni parking. Ngero nanjye sinjya kure, zose ni imbuga, yose ni imbuga yo guparika. Je prends un moment pour vous dire combien vous comptez
bonté pour nous, car vous êtes des mères exceptionnelles, toujours là pour nous soutenir avec votre amour, votre tendresse et pour tous les conseils que vous nous donnez. Merci pour chaque geste et sacrifice que vous nous apportez chaque jour. Et grâce à vous, nous nous sentons de plus en plus forts et confidents et nous vous souhaitons une très belle journée de fête des mères remplie d'amour et de joie et que Dieu vous bénisse pour votre amour inconditionnel. Bonne fête des mères. À toutes les femmes bénies que Dieu a appelées à être mères. En ce jour spécial, nous élevons nos cœurs vers le Seigneur pour le remercier du don précieux qui est une mère. À travers leur amour, leur patience, leur persévérance et leur foi, les mères reflètent le cœur de Dieu. Leur tendresse nous rappelle celle du Christ, toujours prêt à consoler, à guider et à aimer sa condition. La Bible nous dit dans Proverbes 31, 28-29, ses enfants se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. En ce jour béni, que chaque mère sente l'amour profond de sa famille, mais surtout l'amour infini de Dieu, qui les comble de sa force, de sa sagesse et de sa joie, qui les soutienne dans leur lutte et les console dans leur peine. Nous prions pour qu'ils soient toujours entourés de gratitude, de respect et de tendresse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chère maman, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Guys, mureke mbabwire dusoje amateraniro simubonye ukuntu nari mberetse videwo alo murakoze abantu ukuntu hano iyo tumaze guterana tuba dusuhuzanya turi famiye abantu baba bishimiranye bari kubwirana amakuru ni ukuri byari ibintu byiza cyane. Merci beaucoup. Abantu baba bishimiranye ni ukuri hano turi umuryango kandi mwiza. Muzaze duterane, dore ushobora no kwandika muri Google ukareba izina rya eglise. Urusengero rwacu rwitwa Assemblée Chrétienne Shekina, dukorera kuri umuhanda 4000 Avenue de Courtrai. Ni ukuri muzaze mudusure, sibyo? Rero murabizi uyu munsi ni umunsi w'abamama kandi abamama ntitujya twihishira. Mwiza wanjye mabona yasinziriye, ngiye kumuheka nubwo narimbye ubwo iby'imirimbo birarangiye. Ngiye guheka nk'umubyeyi nyine, ntago ababyeyi tujya turimba inkoko niko nababwiye. Yego merci. Ngaye ngukora murakoze muba amahoro. Urafatira izo siba. Njyewe namenye kuhekesha umwana kuva ari agahinja kamwe gati izosi naramuhekaga. Ngiye guheka tugenda aho twa Mara, it's okay. Mama ntabwo turimba. Ntaze kurimba. Hari umubyeyi yiteguye. Niyo mpamvu tugenda n'abasharupe tukagenda n'ibitenge tukagenda n'ibiki. Kuko ntawamenya isaha n'isaha. Let's go there. Tugende. Batwaza iki? Ça reste à l'église. Je vais prendre ça pour toi.
guys mwakoze kubana natwe tugeze mu rugo umva twananiwe twashize nta bintu byinshi ntabwo ndongera kuvugisha tugeze mu rugo ngaya nguko rero tubonane mu kanya muri kureba ino vlog sibyo mugire icyumweru cyiza abamama mukomeze mugire umunsi mwiza turabakunda intego zanjye zapfuye turabakunda Imana iduhana umugisha abapapa nizera ko mwatanze indabo sinaho hiriya akabanga mwabonye ko no kuri eglise baduhaye indabo byari bishyushye abapapa mujye mutanga indabo sibyo mujye mukora ama surprise abamama ni abantu bakomeye cyane kandi kumubyeyi ni impano ikomeye no sawa rero bye we love you guys.